Nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze cyane rero abakomeze mugubwe neza nko ku basore abantu bifuza kurushinga cyangwa se barimo kubitegura barimo kubipanga bafite muri projet zabo hari igihe bifuza kuba bashaka ariko ugasanga umuntu arayobya ashatse umuntu akazamubera ikibazo rero ngiye kukwereka umukobwa uzitondera kugira ngo wenda waba wazamugira umugore ukamwitondera kuko byazakugora kubana nawe. Akenshi iyo umusore ari kurambagiza umukobwa yifuza ko bazabana hari ibintu runaka aba yarayishyizemo yumva yuko umukobwa agomba kuba yujuje. Muri iyi nkuru rero tugiye kugezaho bimwe mu biranga umukobwa uzakugora igihe mwashakanye. Hari ubwo rero ushobora gusanga yujuje bimwe ushaka ariko hakaba ibye byihariye agaragaza ukabyirengagiza, nyamara uba ugomba kuba maso. Dore bimwe rero mu bintu ugomba kugira ngo ujye ugiraho amakenga igihe ubibonye ku mukobwa wifuza kuba yaba mama w'abana bawe. Ugomba kuba wabihagarika ugahitamo umukobwa wujuje ibizagutungira urugo, kuzuza ibizakubakira umuryango ugakomera. Rero ntucikwe. Ikintu cya mbere, umukobwa cyangwa umugore utazi gufata icyemezo. Bene ubu usanga yicara agahindagurika, ahindura akazi nta mpamvu cyangwa se gahunda mwagiranye ukumva ngo zirahindutse nta mpamvu ifatika. Hari uzumva avuga ngo ndabirambiwe, undi ngo ntago mbyishimiye, agahora muri urwo. Rero uzamenye ko no mu rugo ari uko azaba ameze, nyamara muzaba mukeneye ko mushyira hamwe mugafata ibyemezo bitabanejeje cyangwa se bitagenze neza kugira ngo mugire aho mugera. Rero uba ugomba guhitamo umukobwa cyangwa se umugore uzi gufata icyemezo. Umukobwa utazi gufata icyemezo uwo nguwo ntuzahitemo kuba wamushaka. Nanone umukobwa cyangwa umugore ugira ishyari no gufuha bikabije. Hari ubwo umukobwa mukundana gufuhira cyane akagira ngo agukunda cyane, ariko uzitonde urebe nimba ari ishyari nimba byivanze. Barera ari ikibazo usanga inshuti yawe cyangwa umuvandimwe aragusuye ukabona ko atabyishimiye ndetse ukabona ko atanifuza ko muzimane. Niba rero mu burenganzira bw'umuntu gufuha cyangwa se kugira ishyari, ariko iyo bikabije biba ari ikibazo gishobora no gutuma ufite ububasha ukabona ko biremereye ukaba wahitamo kunamureka. Rero jya ugerageza uhitemo umukobwa utagira ishyari, udafuha cyane, uko gufuha cyane akenshi biba ari n'indwara, biba ari ikibazo gikomeye. Nanone umugore udakunda inshuti zawe. Hari umugore uzakubwira ngo musohokane cyangwa se we ukaba wamubwira ngo musohokane, yabona kuri kumwe n'inshuti zawe akabyanga kuko hari zimwe muri zo atiyumvamo. Burya ngo inshuti mubanye uba ufite impamvu wazihisemo kandi yaba yarasanze muziranye. Nimba umugore wawe yarasanze uziranye n'inshuti zawe akagutegeka kuzireka, umugore ntabwo ukwiye kumushaka. Rero nta mpamvu. Igihe rero ashaka kuzagucaho inshuti zawe biba bigoye, ntabwo muzahuza no mu buzima busanzwe. Gerageza rero ujye uhitamo umugore ukunda inshuti zawe. Nanone ujye ugerageza guhindagurika. Umugore ugerageza guhindagurika ntabwo uba ukwiye kumukunda. Umugore utishimira uko umeze, isura yawe se, amateka yawe, imirire yawe n'ibindi, n'imyitwarire yawe idasanzwe ibangamiye abandi mugendana, usanga arashaka ko uhindura uko abishaka, umere uko abishaka, ntimuba muzabana byoroshye. Burya umuntu ahinduka kubera urukundo, ntagahinduka kubera wowe. Umugore rero akubonyeho agakosa akwiye kukakubwira mu kinyabupfura, aharanira ko umugabo we atagaragara nabi, ariko nabwo ntabikore nk'ubwira akana gatoya. Rero ujye ugerageza ukunda umugore udahindagura. Nanone umugore utubaha ababyeyi bawe, nuba tereta umugore cyangwa se umukobwa ngo muzabane ugasanga niyubaha ababyeyi abawe ndetse nabe, mbese nakozwa igitsure cy'ababyeyi be, burya nawe niko abazagusuzugura. Niba witegura kubyihanganira uzakomeza urugendo, gusa si byiza gushaka umugore utubaha ababyeyi be.
nanone umugore ashaka ko ibintu bikorwa mu buryo bwe, umukobwa w'intagondwa uhora udashaka ko musangira ibitekerezo ngo mubisangiranye, umubwire uko byifuza nawe akubwire uko abyifuza, ubundi muhitemo, akumva ko byose bikorwa uko abishaka. Uba ugomba kwitondera gufata umwanzuro wo kubana nawe ubuzima bwawe bwose waba usigaje. Nanone umugore ureba inyungu z'ibintu, umukobwa uzagukunda kubera ibyo umuha, burya urukundo rwe rugenda rugabanuka uko nabyo bigabanuka, rukaniyongera igihe byongereye. Rero nubona ari ibintu agukunda uzamenye ko no mu rugo rwanyu ariko azagukunda. Ubwo rero ubanze urebe igihe bizaba byashize uko muzarebana. Gerageza ujye ukunda umukobwa utareba inyungu z'ibintu gusa ngo yite ku byo akeneye byonyine, ibyo rero si byiza. Ndagusaba ukomeze ubane natwe, nimba utarakanda subscribe nimero kandi aho ngaho munsi y'iyi video urimo kureba handitse subscribe urakandamo, urabugize neza. Unyeganyeze nako kazogera rero ngiye kubereka ibice 10 by'umubiri ku mukobwa bikurura abagabo bigatuma amarangamutima yabo adasanzwe azamuka. Burya koko nkuko bikunzwe kuvugwa buri kintu n'umumaro wacyo, no mu rukundo byavuga ko rufite icyo rushingiye, kuko hari icyagutera gukunda umuntu runaka, ariko akenshi kubakundana cyangwa se abari gushakisha abakunzi cyane nko ku bagabo, hari bimwe bareberaho bikunze gukurura abagabo cyane. Tugendeye ku byo ushobora kubwirwa n'abandi cyangwa se ibyo nawe ubwawe wiboneye kandi wiyumvamo, uzasanga kenshi bimwe mu bice by'umubiri w'umukobwa cyangwa se umugore bikururirwaho n'abantu benshi, kandi nabyo bifasha mu gukurura abagabo cyane. Duhereye rero ku bibanziriza ibindi kurusha ibindi bice mu gufasha gukurura abagabo cyane, twahisemo kubereka ibice 10 ku mubiri w'umukobwa ushobora gusangamo ibyo umukunzi wawe agukundaho cyane. Ibi rero nibyo bice by'umubiri ku mukobwa bishobora gukurura abagabo bigatuma amarangamutima yabo azamuka, bakaba banabigaragariza mu ruhame, akaba yakwemera akerura akubwira ati ndakwishimira, nkunda ukuntu ugaragara, ndabikunda cyane. Igice cya mbere rero kikurura abagabo ni amabere. Amabere akurura abagabo ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'iyo umugabo yifuje kugirana imishyikirano irenze n'umukobwa uzasanga ahitamo gukora ku mabere. Ni nayo mpamvu rero uzasanga abagore benshi bambara imyenda ikagaragaza ku mabere mu rwego rwo gukurura cyangwa se kwigarurira imitima y'abagabo. Igice cya kabiri ni ikibuno. Ikibuno kiri mu bice bikurura abagabo cyane. Iyi rero iyo umugabo abonye umugore ufite ikibuno giteye ukuntu, nuko ashobora kugira ibyumviro bitandukanye muri bitewe n'imiterere yacyo. Ni nayo mpamvu rero uzasanga abakobwa benshi bambara amapantaro, amakanzu se cyangwa n'amajipo ahambira cyane ikibuno cyabo kugira ngo kibashe kugaragara. Kenshi nanone ukabona abagabo bakurikiza amaso y'umukobwa banyuzeho bareba imiterere yacyo. Ikibuno gikurura abagabo. Igice cya gatatu gikurura abagabo ni iminwa. Bitewe n'uburyo iminwa y'umukobwa iteye, umugabo ashobora kwiyumvamo akiyumvamo umukobwa mu rwego rwo hejuru, ku buryo akenshi binarangira amusabye ko yamubera inshuti. Iminwa y'umukobwa ikurura abagabo, nk'iminwa itoshye isa neza ikurura abagabo. Igice cya kane ni amaso. Amaso y'umukobwa akurura abagabo ku rwego rukomeye, ku buryo abagabo benshi bifuza umukobwa ufite amaso runaka. Ibi rero bishimangizwa n'uko iyo umukobwa aterekeye umugabo amaso, bigaragaza kenshi nk'igikorwa cy'urukundo amufitiye. Indoro burya umuntu akureba igaragariza uburyo agufata. Icya gatanu ni inseko. Inseko y'umugore cyangwa se umukobwa ikurura abagabo cyane cyane iyo ari ya nseko yoroheje benshi dukunze kwita kumwenyura. Iyo umugore aramwenyuye akamwenyura umugabo we, burya ngo akanyamuneza gataha mu mutima, ibyishimo bikamurenga. Iyi nseko rero ikurura abagabo. Ujye ugerageza ujye usekera umugabo wawe azajya abyishimira.
Igice cya gatandatu ni umusatsi. Abagabo bakunze nanone gukurwa n'imisatsi y'abagore, ni nayo mpamvu akenshi uzasanga umugabo asaba umugore gukoresha umusatsi we bitewe n'ibyiyumviro bye, ibyishimo bye, ibyifuzo bye by'umugabo yifuza, akaba yabisaba umugore akabikurikiza. Umusatsi rero ukurura abagabo. Igice cya karindwi ni amaguru. Amaguru nayo aza mu bikurura abagabo bitewe n'uko ateye. Hari amaguru agaragara nk'afite imbaraga, ashobora none gukururwa n'amaguru yoroheje bakunze kwita amaguru y'ibitesi. Amaguru uko ateye nanone akurura abagabo. Igice cya munani gikurura abagabo ni inda cyangwa se mu nda. Uko inda y'umukobwa iteye nabyo biri mu bintu bikurura abagabo. Hari abakobwa nabo baba bafite mu nda hato bakunze kwita mu nda zero, hakaba n'abafite mu nda hanini hakunze kugaragaraho imihiro henshi bita ibinyenyanza, benshi niko bakunda kwiyita. Igice cya cyenda nanone ku mubiri w'umukobwa gikurura abagabo ni intoki. Intoki z'umukobwa zikurura abagabo. Ibi rero uzakunda kubibona kenshi nk'iyo umukobwa akoze ku mugabo cyangwa se amusuhuje akamugomeza amuhaye nk'ikiganza, hari ubwo akigumana akumva atamurekura. Intoki rero zikurura abagabo. Igice cya 10 gikurura abagabo ni ibirenge. Iki gice kiri mu mwanya wa 10 ku bijyanye no gukurura igitsina gabo. Burya abagabo bakunda kwitegereza cyane, ni nayo mpamvu uzasanga igitsina gore kita kuri buri kantu kose. Ni rero akenshi uzasanga abagore barasize amarangi ku nzara, bimwe bakunda kwita amaverine. Bakunda nanone kwambara inkweto zigaragaza ibirenge byabo byose kuko baba bazi ko hari icyo bivuze ku bagabo. Rero niyo mpamvu uzasanga abagore bakunda kwambara inkweto zifunguye cyangwa se za open, kandi ugasanga basize inzara zabo bazihinduye irangi kugira ngo zikurure abagabo. Nyemera rero niba utarakanda subscribe bikore, urabugize neza, urabudushyigikiye, ubundi uduhe like, share, mukore na comment. Mugire ibihe byiza, mwakoze kubana natwe, tubategurira byinshi byiza, tubafite byinshi byiza. We gumana natwe unyeganyeza kukazogera buri notification yose dukoze izageza ikugereho. Mugire ibihe byiza, ciao ciao.